Uyu ni Davido, umuhanzi ukomeye ku isi wavukiye muri USA akurira i Lagos. Yageze ku rwego rwo kuba umwe mu bayoboye Afrobeat ku isi yose, ariko mbere yuko yakandagiraga ku rubyiniro rw'ibihangange na mbere yuko indirimbo ze zisakara ku isi yose, hari inkuru ikomeye itarizwi n'abantu benshi, inkuru y'umwana wabuze nyina akiri muto, wabyirukiye hagati y'imico ibiri, wahisemo kurenga imbibi z'icyo abandi bamwifuzagaho, akiyubakira izina rye wenyine, ubundi agahinduka igitangaza. Kandi nanone uyu mugabo ugeze ku rwego mpuzamahanga ari mu nzira aje gukorera igitaramo gikomeye mu Rwanda, igitaramo cyitezwe n'ibihumbi by'abakunzi b'umuziki, igihugu cyose kikaba cyiteguye kwakira umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Ariko mbere yuko aza muri Kigali akaza kwashumika, reka tubanze tugaruke inyuma. Ni gute Davido yabaye Davido? Ni gute Davido yabaye igihangange ku isi? Reka turebe ibigwi, amateka y'umuhanzi ufatwa nk'idarapo rya Afurika mu njyana ya Afrobeat, Davido. Ibi reka tubihere igihe Davido yavukaga. Hari tariki 21 Ugushyingo 1992 i Atlanta muri Amerika. Papa we Adedeji Adeleki ni umucuruzi ukomeye cyane muri Nigeria, naho mama we ni Veronica Adeleki, we yari umwarimu ukomeye cyane muri kaminuza muri Niger. Mu mwaka wa 2003 Davido yari akiri muto cyane. Ubwo nyina yapfaga byaje kuba ikibazo kibi ndetse cyanamurenze. Iyi ni imwe mu mpamvu yatumye ubuzima bwe buhinduka burundu. Yakuze akunda umuziki, ariko kandi afite ibikomere by'ubupfubyi buhambaye cyane. Davido yize muri British International School i Lagos, ariko icyamufashije cyane mu buzima bwe bwose ni umuziki. Muri Amerika, aho yajyaga kwiga Business Administration muri Oxford University, aha niho yatangiye gukora beat bwa mbere. Yagiye agura ibikoresho bitandukanye by'umuziki, akajya akora umuziki awukorera muri ghetto yabagamo. Rimwe na rimwe akaryama saa 7 z'ijoro kubera pension yari afite. Mu mwaka wa 2011 Davido yafashe icyemezo gikomeye cyo guhagarika ishuri, agaruka muri Niger akinjira mu muziki byuzuye. Ariko se we ntiyigeze byifuza ndetse yanabishakaga. Yifuzaga ko umuhungu we Davido yaba umucuruzi cyangwa umuyobozi wa sosiyete zikomeye cyane. Ariko kandi Davido yari afite iyerekwa rikomeye cyane ryo kuba umuhanzi w'igitangaza ku isi ndetse no muri Afurika. Ibi byaje kubimamo hagati ya 2011 na 2012, aho yasohoye indirimbo yise Dami Duro, indirimbo yatumye igihugu cyose gitangira kuvuga izina Davido. Icyo gihe nta muhanzi mushya wari warafashe Nigeria muri ubwo buryo. Indirimbo ye yabaye anthem, ndetse kandi haba mu tubari, mu birori bitandukanye, ku mihanda yose ya Nigeria, Davido na Dami Duro byakoze amateka. Uyu mugabo yakomeje gukora cyane mu 2016, aho yasinye amasezerano na company ikomeye cyane ya Sony Music cyangwa se RCA. Ibintu bitari bisanzwe ku muhanzi wo muri Afurika muri icyo gihe. Byatumye ashinga label ye ikomeye cyane ya DMW, ikora cyane mu guteza imbere abahanzi bashya. Yafashije Mayokon, Pelusi, Derimo n'abandi kuzamuka ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2017 yasohoye If na Far, indirimbo zikoreshwa n'abantu ku isi yose. Far yabaye indirimbo ya Afrobeat imaze kurebwa cyane muri Amerika. Nubwo isi yabonaga Davido nk'utagira ikibazo, ariko ubuzima bwiwe bwarenze ibyo tubona. Davido yahuye n'ibibazo byinshi mu buzima bw'urukundo, ibihuha by'itangazamakuru n'igitutu cy'ubwamamare. Ariko ikintu gikomeye umutima wa benshi ni igihombo cy'umwana we muri 2022. Isi yose yaracecetse, abafana bararira, n'inshuti ze ntizabasha kuvuga ijambo na rimwe.
Davido yakuze akurira mu buzima bworoshye, ariko ibi byamubayeho bibisomo rikomeye cyane. Ndavuga gutakaza umwana we yibyariye. Ubuzima ni impano kandi ntacyo twakwemeza ejo hazaza. Nyuma y'igihe kinini atagaragara, yagarutse mu muziki afitemo ubukure n'imbaraga nshyashya ndetse n'umuriro fireworks ku rwego rwo hejuru. Davido yabaye intwari ya Afrobeat ku rwego mpuzamahanga. Yakoranye n'ibyamamare byinshi nka Chris Brown, Meek Mill, Popcaan ndetse n'abandi. Ubu Afrobeat imaze kuba umuziki mpuzamahanga kandi Davido n'umwe mu bayifashije kwambuka imipaka. Abasore n'abakobwa muri Afurika bamufata nk'icyitegererezo cy'uko inzozi zishoboka nubwo abantu batabyumvisha. Muri 2023 Davido yasohoye album yise Timeless, imwe mu za Afrobeat zakunzwe cyane. Yakoze ibitaramo bikomeye muri Amerika no mu Burayi. Abantu baririmba indirimbo ze bari ibihumbi n'ibihumbi, na n'isaha baracyaririmba izo ndirimbo. Uyu Davido yagaragaje ko umuntu ashobora kuvuka mu muryango ukomeye ariko agahitamo gukora ibintu bye ku giti cye n'imbaraga ze atagendeye ku byo famiye imusaba. Niba wanyuzwe n'inkuru ya Davido, ntuzibagirwe gukora subscribe, gukanda like, gukora share, ndetse iyi video uyumve uyikurikire neza, utange igitekerezo. Ni nka DMW family yacu hano kuri YouTube. Twe turi Hot World Entertainment, ingendo Dempa 250. Aya ni amateka, ibigwi, ubuhangange bwa David Adeleke Adeleke wamamaye nka Davido, umuhanzi w'igitangaza. Welcome Davido, welcome to Kigali. Bienvenidos Afro